reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel. Ngira ngo ejo perezida w'u Burundi amagambo yavuze rwose ni amagambo yasekeje by'umwihariko abanyarwanda, yaba perezida ndetse n'abasirikare bo mu Rwanda baravuga ngo burya uriya mugabo ni kuriya atekereza biciriritse. Amwe mu magambo uyu mugabo by'umwihariko yavuze, ibyo tugiye twanagarukaho, tugiye no kurebera hamwe, ubundi turavuga ngo impamvu uyu mugabo yavuze aya magambo yari yabitekerejeho, dusa dukurikiza n'ibiri kubera muri Kongo ku basirikare be. Uyu musirikare yaravuze ngo uyu muperezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yaravuze ngo njyewe natatse igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ndamutse ngina igihugu cy'u Rwanda nacyo kibazo ngiye nkacyataka amasaha atarenze 2 gusa, igihugu cy'u Rwanda cyose namaze kugikubita ndetse namaze no kugifata, ku buryo abayobozi bacyo bose, abasirikare bacyo bose naba namaze kubarangiza. Ariko ukibaza ngo uyu musirikare kavuga gutya, uyu muperezida afite abasirikare bangana iki ko nabagiye muri Kongo M23 ibamariyeyo? Gusa nimwe avuga ngo agasore katiyemeye ndi karongora inkumi, koko umuntu wavuze uyu mugani yabitekerejeho. Ariko by'umwihariko ugahita yibaza ngo igihugu kidafite peteroli, igihugu gifite inzara, igihugu gifite ibibazo byinshi, igihugu gifite igisirikare kitanakomeye ku buryo n'abagiye muri Kongo bari gushirire, ku buryo nk'ejo bundi ku munsi w'ejo ubwo iki gihugu cyari kigiye gufata, iki gihugu cya Kongo, umutwe wa M23 wari ugiye gufata kiriya kibuga cya Kavumu, abasirikare bo mu Burundi barirukanze babonye ukuntu uyu mutwe uzanye imbaraga. Ukibaza ngo abantu umutwe wa M23 utesheje umutwe, noneho kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, ibyo bintu ubundi byavamo cyangwa se byashoboka? Ibi ngibi rero akaba aribyo bintu byagomeje kuburisho, byatumye abantu bibaza ngo ese ubundi umuperezida w'u Burundi yizeye iki ku buryo avuga ngo njyewe ndamutse natatse igihugu cy'u Rwanda nagikubita mu gihe kitarenze ngo amasaha 2. Noneho we ntiyanavuze n'umunsi iminsi 2, oya yavuze ngo njyewe igihugu cy'u Rwanda cyatatse amasaha 2 naba namaze kugikubita cyose, nagishyize hasi, abayobozi bacyo bose nabishe ndetse n'abasirikare bacyo bose nabarangije, igihugu tukahita tugifata tukagishyira ku Burundi, ikigahita cyose kiba igihugu kimwe kuko n'ubundi kera byahoze. Ariko ugahita yibaza ngo ubundi iki gihugu ko kitazi ubushobozi igihugu cy'u Rwanda gifite, ko kitazi intwari igihugu cy'u Rwanda gifite, ko kitazi uburyo igihugu cy'u Rwanda gifite, iki gihugu ubundi kizeye iki? Ese ubundi ko abasirikare cyoreje muri Kongo bari gupfayo umusubirizo, ndetse ugasanga n'abandi kiri gushaka koherezayo nabo bafite ubwoba, bashaka kujya kurwanayo, noneho kikaba kiri kuvuga ngo njyewe igihugu cy'u Rwanda turamutse turwanye njyewe nagikubita umusubirizo. Ariko ukabona ko nyine ni kumwe umuyobozi nyine aba agomba kwereka abaturage nyine ko bari kumwe, ko afite, ko ashize amanga rwose mu byo ari kuvuga, ndetse ko ari na tayari yo kuba yabikora. Ariko ukibaza ngo uyu mugabo koko birashoboka ko yakubita u Rwanda amasaha 2? Ese ubu urabona byashoboka koko, cyangwa ni bya bindi byo kwivugira kugira ngo babone influence abaturage babirukanka inyuma? Ariko nkubwira ngo iryo niryo jambo perezida w'u Burundi yavuze, rwose risetsa abanyarwanda, ndetse ku buryo iri jambo perezida naryumvisha aravuga ngo ibi ngibi nta kuntu ari ibintu najya gusubiza, rwose uriya mugabo ni umusazi, ahubwo nawe nta kuntu azi ibyo ari kuvuga. Ubwo yamaraga kubivuga, perezida yavuze ngo ahubwo we nabanze ajye kurwana n'umutwe wa M23, ashaka ukuntu yaheriza abasirikare be ubutabazi bari muri Kongo, babona uburyo bataha. Nawe byo kumbwira ngo igihugu cy'u Rwanda yagikubita mu masaha 2 gusa, ibyo ngibyo byo ni ibintu bitabaho, ni inzozi. Kabone na Kongo ikomeye kuri naho ntiyigeze ivuga ibyo bintu. Ariko umuperezida uyoboye igihugu kirimo inzara, kidafite peteroli, ku buryo abasirikare bacyo basigaye bagenda n'amaguru bagiye no mu kazi, cyangwa se benshi bagatega amagare, ugasanga niwe muntu uri kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda yagikubita mu masaha 2 gusa. Ibyo ngibyo rero twamaze kubona ko ari ibintu bidashoboka, twanabiteje agaciro, kuko ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu nka kiriya gihugu cya Kongo cyakubita mu masaha 2. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubone n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye twabanye ndeza Kisomana, baracyari kuri Mansa Musa TV, kora subscribe, ndetse ndashimira na buri muntu wese yayikoze. Ciao ciao.